Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV mbanje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye na Darisia yicaye muri salo ari guhamagara umukunzi we ati sheri banguka mu rugo rwose byihutirwa kandi ntutinde rwose hari ibitagenda. Uyu mugabo ahita agira ubwoba maze akamubaza ati ni ibiki? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ntabwo ari igihe cyo kubaza ibibazo ahubwo wowe banguka. Agahita akopa telefone. Uyu musore afata telefone akongera guhamagara uyu mukobwa ariko nticemo. Umutima uhita umuvamo maze akagenda mu muhanda atareba amaferuje, atareba ndetse n'abanyamaguru, aba yihuta cyane bitabaho. Agera mu rugo agahita yinjira afite igikoni kinini ati bari hehe ngo mbereke aho ngiye mbera umugabo. Maze uyu mukobwa agahita ahaguruka agaseka ati hoya sheri, ati tuza, ati nta cyabaye. Uyu musore ahita amubaza ati umeze neza ntacyo bagutwaye? Umukobwa ati ariko nta kibazo nuko nari ngukumbuye cyane nagira ngo utahe wihuta. Uyu musore ati ntumbwire ko aricyo cyatumye unyirukansa ku buryo rwose habuze gato ngo ngonge abantu bigenderaga mu muhanda. Umukobwa ati yego rwose nta kindi, numvaga hashize amasaha menshi nari nkwigumburiye. Umusore ati amasaha 3 yonyine ashize ngiye niyo yatuma unkora ibyo bintu? Uyu mukobwa ati cyane rwose mukunzi, numvaga ngewe ari nk'umwaka wose ushize. Uyu mukobwa ahita yicaza uyu musore mu ntebe maze agatangira kumubwira ati ndagukunda cyane ni ukuri, ubwo abivuga ari kumusomagura. Ati maze ntabwo ubizi, ati ngewe iyo nsomye numva meze rwose nk'umuntu wifubitse ishuka ishyushye cyane, ati ibi byose kuri ngewe? Uyu musore ahita aseka maze akamubwira ati rwose uzi kunturisha birenze uko wabitekereza, ati ndumva stress zose n'ukuntu nari nkurakariye byose bise bishira. Uyu musore akomeza abwira Darisia ati ndakwinginze sheri ndagukunda cyane ariko ntuzongere kunkora ibi bintu kuko rwose byatuma umutima umvamo. Uyu mukobwa nawe ati ntundakarire nibura rwose ubu ndagufite iruhande rwanjye ndumva nishimye. Maze uyu mukobwa ahita atangira rwose kugira blague ati none se sheri atundi nkwibarize utabeshye kiriya gikoni wari ukijyanye he? Wari kugikoresha iki se? Uyu musore ahita aseka ati mana nyagasani, nyuma y'ibintu byose nakoze kugira ngo ngutabare utangiye kunseka? Ati iyo utegereza gusa ukareba ibyari kuba, atumva ati nari kubakubita bariya bantu bikabije, ati nzi ko ngewe ari abajura baguteye, ati umwe nari kumuvuna imbavu undi nari kumuvuna amaboko. Maze uyu mukobwa akajya aseka ati Jackie Chan wanjye rwose Jetri andi iruhande. Maze bombi barabiseka barangiza bagafata akawayini bagatangira kwinywera. Uyu musore abwira Darisia ati nubwo udatumye nkwereka impano yanjye ya nyayo ariko nta kibazo, ubwo ikirori kirakomeza mu cyumba. Abivuga ari kumuterura amujyana. Aba bombi rero bararyama maze bugacya. Mu gitondo uyu musore arabyuka maze akabwira uyu mukobwa ati sheri rero mu minsi mike izaza ndi hafi kujya muri Canada kubera ko nabonye viza yaho, ndashaka kujya gukomerezayo ibikorwa byanjye. Uyu mukobwa ahita yijima ati hoya ntumbwire ko waba ufite viza yo kugenda ukaba utarigeze ubimbwira kandi ndi fiyanse wawe? Ati ubwo se ibyo bintu birashoboka koko? Uyu musore aramubwira ati nari narategereje igihe cyiza cyo kubikubwira. Uyu mukobwa ati nta kintu na kimwe wansobanurira cyatuma umpisha ibyo bintu kandi ubizi ko rwose ndi inkoramutima yawe. Uyu musore aramubwira ati nanjye si ngewe nta yandi mahitamo mfite kuko tugomba gushaka ubuzima, ubwo rero nari ngize aya mahirwe ntabwo nagombaga kuyirengagiza. Darisia akomeza abwira sheri we ati none se kubera iki ntari kubona wishimye kandi numva rwose ibyo bintu ari inzozi z'umuntu uwo ari we wese? Uyu musore ahita amubwira ati nicyo kibazo nyine, ati kubera ko nakoresheje amafaranga yose nari mfite ubu nta n'igiceri nsigaranye, ati ubwo rero rwose urumva ko ntabwo nishimye habe na mba. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ikibazo nuko nanjye nta mafaranga ahagije mfite, ati mfite makeya nabitse igihe nari ndi gukora muri banki, ati gusa nanone numva ariyo ngomba kuzakoresha mfungura salo y'ubwiza. Uyu musore ahita amubwira ati ngo iki ayo mafaranga ufite nayo wabitse ukora muri banki none ugiye kujya muri iyo myanda ya salo? Ati ubwo se ntiwumva ko wowe akazi waretse ariko kari akazi keza kaguhembaga ukabika no ukabasha no kwibikira? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ndakwinginze wivuga ngo salo y'ubwiza ni imyanda, ati kubera ko rwose kuba narakoraga muri banki ndabyemera nibyo nize ariko nanone
iyo salo y'ubwiza nizo nzozi zanjye, nibyo bintu niyumvamo, nibyo bintu mfitiye urukundo. Uyu musore akomeza amubwira ati amahitamo yawe sinyumva rwose kugeza n'ubu ngubu. Darisia akomeza abwira uyu musore ati kubera iki rwose utajya unshyigikira mukunzi mwiza, buri gihe ibintu byose nkubwiye umbwira ko ari amahitamo mabi. Maze uyu musore nawe akamubwira ati keretse rwose waguha diplome mu kuvuga ko ibintu ugiye gukora ari ibya nyabyo, ati buri gihe uvuga ko nkugira inama mbi, ati ariko rwose ni wowe ahubwo uhitamo ibyo gukora bibi. Maze uyu musore ahita abwira Darisia ati ayo mafaranga rero rwose ndayakeneye, ntabwo wajya kuyapfusha ubusa kubera ko ibyo ngibyo rwose ndumva nta mumaro bifite. Uyu mukobwa nawe ahita amubwira ati biragoye, ati cyane cyane ko ugiye kujya kure mu gihugu cya kure, nzasigara ndi njyenyine, ati none ubwo urumva ari nde uzajya umfasha mu bintu byose nkeneye, amafagitire yanjye ninde uzajya umfasha kuyishyura, urumva koko ntakwiye kuba mfite icyo gukora kandi kinyinjiriza amafaranga se? Uyu musore rero uba uzi guturisha sheri we ahita amwegera maze akamwegamiza mu gituza akamubwira ati sheri rwose umbabarire, ibintu byose mba nkubwira mbikubwira kubera urukundo, kandi rwose kuba ngiye kujya hariya ni ugushaka ubuzima bwacu njye nawe, ndetse nimara kubona amafaranga nzahita nkuzana nawe ngushingire na bizinesi nziza ariko itari iyo salo, kuko rwose iyo myanda ya salo yo ntabwo nyikozwa. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nta yindi bizinesi n'imwe nshaka, njyewe ndashaka salo, niba atari yo rwose uzabyihorere. Uyu musore ahita amubaza ati nibyo se koko uracyabihagazeho? Uyu mukobwa ahita amubaza ati amafaranga ntayo ugishaka nyihorere? Uyu musore agahita amubwira ati cyane rwose ndacyayashaka. Umukobwa ahita amubwira ati nta kibazo rero ngomba kuyaguha. Aba bombi bahita bahoberana bakamera nk'abiyunze, noneho bumvikanye kuri izo gahunda zabo zose. Darisia rero ahita yitegura maze akajya muri supermarket guhaha ibintu bimwe na bimwe baba bakeneye. Amara kubihaha rero maze yajya gutegereza sheri we ngo aze kumutwara, agahita asanga hari umugabo uhagaze aho hantu yari agiye. Maze umugabo agahita amubaza ati bite se, ni gute umukobwa mwiza nkawe yaba ava guhaha yijyanye ndetse ntaba afite n'umuntu uri bumutware? Ndashaka rwose kukugeza aho ugiye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati oya nta kibazo mfite, ati dore sheri wanjye araje antware nta kibazo. Uyu mugabo akomeza amubwira ati none se wampaye nimero yawe basi tukazavugana? Umukobwa aramubwira ati hoya rwose ntayo naguha, ati cyane cyane ko rwose sheri wanjye ntiyabireba neza. Uyu mugabo akomeza ashaka kumwaka ibi bintu kugira ngo abimutwaze, ariko uyu musore akaba amugezeho maze agahita abifata akabwira Darisia ati sheri injira mu modoka tugende. Bahita binjira mu modoka maze bakagenda, bageramo uyu mukobwa akabaza uyu musore ati ni gute utarakaye ko usanze uriya musore ari kuntereta, ni gute bitakubabaje? Uyu musore ahita amubwira ati njye ntabwo nari kurakara kuko ndakwizera cyane, ikindi kandi uri umukobwa mwiza ku buryo abagabo bose bakwifuza, nta mugabo n'umwe wabona amahirwe yo kugutereta rero ntaguterete, gusa ngewe nizera wowe, ntabwo rwose ibyo bigomba kuntwarira umwanya. Uyu mukobwa yarasetse maze aba bombi bahita rwose bagenda bishimye. Aba bombi ariko bakomeza kugenda rwose batumvikana ku mushinga Darisia aba afite, nubwo rwose we aba awuhagazeho cyane, ariko uyu musore akomeza kugenda amuca intege, ariko uyu mukobwa ntabwo yavaga ku izima. Kandi nanone ni nako imyiteguro iba ikomeje y'uyu musore kugira ngo ajye muri Canada. Umunsi umwe rero uyu musore n'uyu mukobwa bari bicaye bari kuganira, maze Darisia aramubwira ati ni ukuri siniyumva ukuntu nzaguma hano ndi jyenyine, ntabwo ndi kubasha kubikurura ngo mbyumve, nzagukumbura bindenge. Ati ndibaza ukuntu ninzajya nkonja ntazajya mbona rwose umuntu wo kumfata mu gituza kugira ngo anshyushye, ndibaza amagambo y'urukundo wajyaga umbwira ndetse n'ukuntu wajyaga unyitaho by'umwihariko uko bizangendekera. Uyu musore ahita amubwira ati humura rwose nzajya nguhamagara kandi buri munsi n'ubundi nzakuba hafi, nubwo rwose harimo ibirometero byinshi cyane, ariko ntuhangayike nta kintu kizadutandukanya, ni ukuri nta kintu kizajya hagati yacu.
uyu mukobwa ahita amubwira ati ubundi se ubu numara kugera muri kiriya gihugu maze ukibonera abakobwa beza b'abazungukazi uzongera untekereze. Uyu musore aramubwira ati ariko ujya wibagirwa ko uri mwiza cyane kandi nta wundi muntu wakundutira. Aba bombi barongera bagahoberana maze bose bagatuza. Bidatinze rero uyu munsi uragera maze uyu musore agapakinga ibintu bye byose, uyu mukobwa aramuherekeza ariko mu by'ukuri biba ari agahinda gasa. Uyu mukobwa aba ababaye biteye ubwoba ariko nanone uyu musore akamubwira ati humura ntibizatinda nawe nzahita nkuzana. Aramuherekeza rero uyu musore akagenda, hashira iminsi mike uyu mukobwa ahamagara uyu musore akamubaza ati wagezeyo amahoro? Umusore ati yego. Ati aho ngaho se bimeze bite? Uyu musore ahita amubwira ati ntangiye rwose kuhamenyera gusa harakonje cyane kuko ubu rwose urubura ni rwose ariko nta kibazo ndifubitse kandi nanone ndi kunywa agakofi gashyushye, ibyo rwose nta kibazo, ibyo byo nzabasha kubyitwaramo neza. Uyu mukobwa ahita amubwira ati uzi ko natangiye kugukumbura sheri? Ati mbega irungu, ati noneho umuntu aricara muri iyi nzu akumva nta n'umuntu uvuga, ati si ukubeshya irungu ringeze kure rwose, ati ndumva ndembye. Bidatinze rero umuntu bakodeshaga aparitema azana undi musore maze akaza kumwereka aparitema nawe yabamo, araza akamwereka maze yamara kumwereka akamushyira Darisia akamubwira ati uyu rero ni umuturanyi nkuzaniye kuko nawe agiye gukodesha iyi nzu mwegeranye, ubwo bityo uzaba ubonye rwose n'umuturanyi. Uyu mukobwa arishima kuko yari arambiwe kuba wenyine noneho nta n'umuturanyi n'umwe yari afite. Uyu musore rero yari umusore w'ibogari mwiza cyane, uyu musore yitwaga Travis. Uyu mukobwa amuha ikaze akamubwira ati ndakwishimiye rwose. Uyu musore nawe ati nanjye nuko ni ukuri kandi tuzabana amahoro. Aba bombi rero barasuhuzanya ariko nanone bagahita batandukana, uyu musore akajya kureba aho yari amaze gukodesha naho Darisia nawe akaguma iwe. Amasaha y'ijoro rero aragera maze Darisia yajya kuryama akabura ibitotsi kubera ukuntu Travis aba acuranga agashyiramo volume nyinshi cyane bigasakuza bikenda kumumena amatwi, abura amahoro maze akajya gukomangira uyu musore, yarangiza akamubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira ugabanye urusaku rw'umuziki wawe. Uyu musore ukuntu aba yashyizemo volume nyinshi nta nubwo aba ari kumva ibyo uyu mukobwa ari kumubwira abamusubirishamo. Uyu mukobwa akamubwira ati ndakwinginze gabanya umuziki kuko birakabije. Umusore ahita amubwira ati nta kibazo ngiye kugabanya. Uyu mukobwa agasubira kuryama ariko nanone akigera mu buriri noneho wa musore ahita yongezamo cyane bigasakuza kurushaho. Uyu mukobwa abura amahoro akipfuka mu matwi bikanga, akongera akabyukana umujinya maze akagenda agakomanga, noneho agahita abwira nabi uyu musore ati ariko sinakubwiye ngo ugabanye umuziki, uri kunsakuriza rwose wambangamiye, wambabariye ukagabanya. Uyu musore ahita amubwira ati ariko ubundi nkubaze nta n'uwo ngabanyije, wibagiwe ko se iyi nzu ari iyanjye nyikodesha, ni gute mwansakuriza? Kuki mutabimbwiye mbere ngo mumbwire ko umuziki utemewe? Ati ntawe ndi bugabanye. Uyu mukobwa asubira yarakaye maze akagenda agahamagara nyir'inzu akamuregera uyu musore, buracya rero akaza kubahuza kuko rwose baba bananiwe kumvikana. Aba bombi n'ubundi baba bari gutongana, umwe abwira undi ati ni uburenganzira bwanjye bwo kuvuza umuziki, undi nawe ati ni uburenganzira bwanjye bwo kuryama nkaruhuka. Nyirinzu arababwira ati ni ukuri nimutuze, maze uyu mukobwa abwira Nyirinzu ati ariko uzi ko uretse no kunsakuriza ejo bundi noneho yagiye akanakupa amazi ndi koga agatuma rwose ntiyogera, ati nkasubirayo ngasanga yayakupye nkayafungura nasubirayo akongera akayakupa, ati ni ukuri uyu muhungu arambangamira. Maze uyu musore nawe abwira uyu nyir'inzu ati ariko nanjye nari ndi kumwishyura, ati kubera ko nanjye nari ndi kwicurangira arangije aragenda akupa umuriro, ati ubwo urumva ko rwose cyari kimwe ntabwo nari kuviramo aho. Aba bombi n'ubundi baba bari gushwana hafi kurwana, maze nyir'inzu akabaturisha akabwira uyu musore ati rwose nta kibazo wemerewe gucuranga ariko nanone jya ugabanya volume, akabwira n'uyu mukobwa ati nawe rwose ntukamukupire umuriro igihe wumva hari ibyo ari kwikorera, ati ahubwo mwese mujye mwumvikana buri wese yubahirize uburenganzira bw'undi. Aba bombi rero barumvikana maze bagahita basubira mu maparitema yabo.
uyu mukobwa aragera mu nzu maze agasanga telefone ye iri gusona, ni sheri we uri kumuhamagara, ahita amwitaba akamubwira ati sheri, ati noneho nabonye umuturanyi, ubu ibintu bitangiye kujya mu buryo, yenda ningira Imana azaba umwana mwiza, ariko nanone aransakuriza bikomeye, ati simbizi rwose, ati gusa uwampa amahirwe tukazumvikana. Uyu musore ahita amubwira ati ni ukuri ihangane mukunzi, ati gusa nanjye ndagukumbuye kandi cyane. Ubwo uyu mukobwa ahita arebera mu idirishya akabona wa musore nawe ari kuri telefone, maze agakomeza amurebera mu irido, yabona wa musore ahindukiye agahita yihisha, wa musore nawe agahita akomeza akareba hahandi ngo arebe ko uyu mukobwa ari gukomeza amureba. Uyu mukobwa ahita yicara mu ntebe maze akavugana n'umukunzi we, yamara gukupa telefone uyu musore ahita akomanga ku rugi, maze Darcy akajya kureba agasanga kandi agasanga ni Travis, maze agahita amubaza ati bite rero kuje hano. Uyu musore ahita amubwira ati ni ukuri nje kugusaba imbabazi ko nakubangamiye, ati ni ukuri mbabarira rwose ngiye kwisubiraho. Uyu mukobwa ahita amubwira ati igihe cyose uzajya gufata ibyemezo ujye ubanza umenye ko nta muntu bibangamiye. Uyu musore ahita amubwira ati rwose nanjye nabitekerejeho neza, niyo mpamvu ndi kugusaba imbabazi kandi ni ukuri ntabwo nzabyongera. Ahita azana akantu yari afite yari yahishe inyuma ye, kari akawayini keza cyane ngo karyoshye, maze abwira n'umukobwa ati rero nk'ikintu niciye rwose nkuzaniye aka kawayini, ni keza cyane kandi kararyoshye, nagakuye muri Leta Zunze Ubumwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati uvuye rero muri Amerika? Uyu musore ahita amubwira ati hoya, ati ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aba bombi bahita baseka bagakubitana mu kiganza, maze uyu mukobwa akamubwira ati ariko ntabwo rwose iyi wayini yo ndi buyemere, nta kibazo niba wisubiyeho kandi utazabyongera ndakubabariye, ariko ntabwo ndi buyifate. Uyu musore ahita amubwira ati hoya rwose waba ukoze amakosa, nta muntu ujya wanga ikiru umuntu yiciye ku makosa yakoze, ati waba ukoze amahano. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nta kibazo ngaho yizane, ahita yakira maze bombi bagaseka. Travis ahita abaza Darcy ati none se ko twiyunze noneho nakwicara? Undi nawe ati yego nta kibazo ngaho icara. Ahita yicara maze Darcy akamubaza ati none se mu buzima ukora iki? Uyu musore ahita amubwira ati njyewe ndi umushushanyi, maze uyu musore nawe agahita amubaza ati wowe se ukora iki? Umukobwa akamubwira ati njyewe nita ku bwiza bw'abantu, maze uyu musore agahita amubwira ati ndumva rwose dukora ibintu byenda gusa kuko byose biregeranye. Uyu mukobwa ahita abwira uyu musore ati ndumva ngize amatsiko yo kureba ibishushanyo byawe. Uyu musore nawe akamubwira ati ndabifite byinshi cyane ngo njye kubikwereka, ati kuko nizo nshuti zanjye za hafi. Bahita bahaguruka maze bakajya kureba ibi bishushanyo. Darcy agera mu nzu y'uyu musore maze akumirwa, haba harimo amataburo menshi kandi meza cyane. Uyu mukobwa arareba maze akabwira uyu musore ati ibi bintu byose ni wowe ubikora? Mbega ubwiza buri mu nzu yawe ni heza cyane hararyoshye. Uyu musore ahita amubwira ati yego ni njyewe mbikora, ni njye mbishushanya, ati rwose abantu b'isi yose aya mataburo abageraho, ati niyo mpamvu n'umuntu ashobora kumbwira ko akeneye taburo avuye rwose mu mpera z'isi, ati ntari nanamuzi, ati kubera ko gusa yayabonye kuri interinete cyangwa yayabonye ahandi hantu, ati ibi bintu ni ibintu bigenda cyane kandi byivugira, ati kuko ubwiza bwabyo nibwo bubyamamaza. Uyu mukobwa ahita amubwira ati uzi ko neza neza umeze nkanjye? Ati umuntu aherutse kunyandikira kuri IG ambwira ngo umugore we nzamumakiye, ati tekereza, ati yaravuye no mu gihugu rwose ntazi ngo icyo gihugu kibaho, ati kuko gusa yagiye areba amapublicité yanjye ku ma interinete, ati ibi bintu ni ukuri, ati birivugira. Uyu musore ahita amubwira ati nyine nibyo nakubwiraga ko twese dukora bimwe, ati ibintu byacu byose ni ururimi rw'ubwiza, ati ni ukuvuga ngo turumvikana, ubu njye nawe tuvuga ururimi rumwe kuko ibintu byacu bigaragara kimwe iyo biri hanze. Uyu musore yahise abwira uyu mukobwa ati ngaho icara uruhuke, ati kubera ko rwose nari nakukuritse uhagaze. Umukobwa nawe ati nanjye rwose guhagarara nari nkibikeneye kuko nari naryohewe no kureba ibi bishushanyo byawe bitagira uko bisa.
Uyu mukobwa yakomeje abwira Trevise ati rwose ntabwo umuntu akubonye yahita atekereza ko ukora ibintu byiza gutya. Uyu musore nawe ahita amubwira ati ariko rwose mbona ibintu by'ubwiza nawe bikurimo cyane ubyiyumvamo. Umukobwa ati cyane ndabikunda, mbifitiye urukundo ku buryo utabyumva. Ati iyo ndi kubikora mba numva ndi gukora ibintu byanjye. Ati numva nishimye kurusha mbere ngikora muri banki. Maze uyu musore nawe agahita amubwira ati ni ukuri nanjye ibintu byanjye ndabikunda cyane. Ati none se waba ufite izihe ndoto z'ahazaza? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ndumva nshaka kuzafungura salo yanjye y'ubwiza. Ati ariko amafaranga nari mfite narayakoresheje. Ati umuntu no kuvuga ngo bizategerezaho gatoya. Uyu musore nawe ahita amubwira ati nanjye nuko ndashaka kuzafungura ahantu nzajya nerekanira aya mataburo yanjye. Ati ndetse ndatekereza ko narangiza ariya ari hariya maze nkayajyana. Ati ndetse unanyemereye nawe nagushushanya rwose iyo sura yawe itagira uko isa nayo nkayishyira mu mataburo mfite, byatuma rwose abantu bayagura ku bwinshi. Uyu mukobwa ahita aseka cyane ati ariko nawe wikabya. Uyu mukobwa rero we ku rundi ruhande rwose umwuga we yarawugeze kure, yamakiyaga umuntu maze nawe akamuzanira undi, bagendaga bamuhererekanya kuko yabikoraga neza cyane. Umuntu wese yamuraga kumakiya yarirebaga akagira ngo ntabwo ari we, akabona ahari nibwo bwa mbere ahuye n'umuntu w'umuhanga ubashije kumumakiya rwose nawe akikunda. Yakomeje rero kubikora kandi akomeza gutera imbere uko byagendaga byaguka kuko rwose abakiriya bagendaga baba benshi. Ari nako kandi we n'uyu musore biyemeje kuba abaturanyi beza ndetse baniyemeza kuba inshuti zisanzwe. Bati rwose nta mpamvu z'uko tuba abaturanyi gusa ahubwo tugomba no kuba inshuti kuko dufite byinshi biduhuza. Umunsi umwe rero Darisia yari afite umuntu yari ari kumakiya, maze uyu musore arakomanga ku muryango. Uyu mukobwa aramufungurira, akinjira ahita amubaza ati umeze ute muturanyi mwiza, ese waba waraye neza? Umukobwa ati yego rwose naraye neza, meze neza cyane. Ati wowe se umeze ute? Undi nawe ati nanjye nibwo bwa mbere nasinzira neza bishoboka. Ubwo umusore aba ageze imbere ya wa muntu bari bari kumakiya, maze ahita amureba agahita avuga ati wawu mbega ukuntu bamumakiye neza, none se burya uri umuhanga bigeze aha? Ni ubwa mbere rwose mbashije kubona umuntu wamakiye, mbega ibintu byiza, wamumakiye neza, noneho kumureba ku matama ye ni ukuri ibintu wamusize bijyanye rwose n'umubiri we, urabona ko uyu muntu biramubereye, yakeye cyane mu maso. Maze uyu mukobwa ahita amubwira ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze kubikunda ibi bintu. Ubwo niko yari ari kurangiza kumakiya wa muntu, maze aragenda arireba muri miruwari, arangije ahita avuga ati ati mbega ubwiza, ati ntabwo nabyumva ko uri umuhanga bingana gutya. Ati wansize neza bikabije. Ati ngewe ni ubwa mbere rwose mbonye umuntu ansiga neza bingana gutya. Ati mbega ibintu byiza, tumva ngiye kuzajya gukorera publicité ahantu hose, nzaguha abakiriya utabasha kubara kuko ibintu nkoreye ntabwo bibaho. Ati harya ndakwishyura angahe? Uyu mukobwa ahita amubwira ati 20,000. Uyu mumama ahita atangara ati 20,000 gusa kuri ibi bintu byiza byose unkoreye? Ati ngewe ndaguha 25,000. Uyu mukobwa ahita avuga turakoze cyane ni ukuri. Uyu mumama ati hoya winshimira kuko ni wowe wakoze. Ati umugabo wanjye nabona ibi bintu ndakubwiza ukuri arahita yongera atanga izindi nkwano nshyashya. Aba bombi bahita baseka, maze uyu mukiriya agahita asohoka akavuga ati rwose humura nzajya nkoherereza abantu kuko uri umuhanga cyane, ibintu ukora urabikunda birimo n'urukundo kandi rwose urabizi ubikora neza cyane. Uyu mukiriya yamaze gusohoka, maze uyu musore asigaye abwira uyu mukobwa ati ni ukuri nanjye birantangaje ukuntu ibi bintu bikora neza. Maze uyu mukobwa aravuga ati urakoze ni ukuri kunshima kuko rwose bitumye n'uyu mukiriya nawe agenda yishimye. Umusore ahita amubwira ati hoya nta kintu rwose navuze ntarebaga, ibyo navuze byose nibyo nabonaga nuko nari ndi kubibona, utanagira ngo yenda hari igikabyo nashyizemo kugira ngo dukurure umukiriya. Ati hoya rwose niko nabibonaga, nabonaga
wabonaga birenze, ati ni ukuri ibintu ukora bikurimo. Uyu mukobwa rero yarishimye cyane kuko kuva yabaho ni ubwa mbere yari abonye umuntu umushyigikira muri ibi bintu akora, twibuka ko wa musheri we atajyaga rwose abikozwa na gato, yamubwiraga ko ari ibintu bidafite umumaro, ariko uyu musore we yaramubwiye ati ibintu ukora uri umuhanga muri byo, ni ibintu byawe, ni impano yawe kandi urabizi ubikora neza cyane. Uyu mukobwa rero yarishimye kubona hari umuntu nibura umushyigikira muri ibi bintu yakundaga. Trevise yakomeje kubaza Darisia ati none se kubera iki utabikora nk'akazi kugira ngo rwose abantu bakugana bagire n'aho bagusanga? Uyu mukobwa yahise amubwira ati rero haracyabura rwose ko niyandikisha muri leta, ati kuko birahenze kandi nta mafaranga mfite, bisaba amafaranga menshi. Uyu musore ahita amubwira ati nibyo se, ati ibyo rwose binshyireho umubare wose bisaba ngenda wemeye kandi nzawuguha. Uyu mukobwa yahise avuga ati nibyo se, yahise amusimbukira maze aramuhobera cyane. Uyu musore nawe ahita amuhobera ati urakoze cyane, ni ukuri uramfashije. Uyu musore yahise amubwira ati oya nta kibazo, ntabwo ibyo birenze, ati reka rero ngende nsubire mu rugo mbe nkora akazi kanjye n'ubundi mbe ndi gushushanya. Uyu mukobwa nawe ahita amubwira ati urakoze cyane, nanjye reka njye guteka, ndumva rwose ntangiye no gusonza. Aba bombi rero bakomeje kujya babonana kenshi bagasangira, uyu munsi bagasangirira hamwe, ejo bagasangirira ahandi, amasaha yabo atari ay'akazi babaga bari kuganira. Uyu mukobwa kandi yagendaga yishimira rwose uyu musore wari ni bogari mu buryo bugaragara. Uyu mukobwa ntiyajyaga amukuraho ijisho, yahoraga amucunga, niba ari kugenda yabaga amureba, buri gihe yakundaga kuba ari mu madirishya yitegereza uyu musore wari ufite ubwiza butangaje. Umunsi umwe rero bari bari gusangirira kuri uyu musore, maze uyu musore abwira uyu mukobwa ati ni ukuri ntabwo ari ubwiza gusa bw'umubiri ufite, nta nubwo ndetse ari uko uzi gukora cyane ibyerekeranye n'ubwiza, ati ahubwo ikirenzeho uzi no guteka, ati ndakubwiza ukuri uzavamo umugore mwiza w'igitangaza. Uyu mukobwa ahita aseka ari nako areba inyuma ye, maze agahita abona taburo nziza nanone itagira uko isa, akabaza uyu musore ati mbwiza ukuri iriya taburo ishatse kuvuga iki? Uyu musore ahita amubwira ati iyi taburo rero ni inkuru y'urukundo y'abantu babiri bakundanaga udashira, maze bakiyemeza kutazigera bahemukirana habe n'umunsi n'umwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko ndabibona rwose nawe wayishushanyije uri mu rukundo. Uyu musore ahita amubwira ati cyane, nari mfite umukobwa nakundaga bihebuje, nayishushanyije rero ariyo kumuha nk'impano kuri aniveriseri ye. Umukobwa ati none kubera iki ikiri hano? Uyu musore ahita amubwira ati nyine ntabwo byagenze neza, kuko iminsi mike mbere y'uko akora aniveriseri twahise dutandukana, ati rero kuva icyo gihe ntabwo rwose ndongera kugira umukunzi, ati ariko nanone oya ntubibyibazaho cyane, ati rwose biri hafi ko nongera kugira umukunzi, ati ni igihe gito rwose, ati nzaba nabonye undi. Aba bombi bahita babiseka n'ubundi bagakomeza bakirebera ya mataburo. Umunsi wakurikiye rero Darisia yari ari kuzamuka esikariye ajya muri aparitema ye, ari nako yavuganaga n'umukunzi we ari kumubwira ati sheri ntabwo wakwemera ibintu byabaye, uzi ko noneho namaze kwiyandikisha muri leta, ubu noneho rwose ndi umuntu wita ku bwiza mu buryo bwemewe, urabyumva ute? Akivuga ibyo ariko yahise ahura na wa musore Trevise wari uri kumanuka, ariko bose kuko bari barangaye bahise basekurana, maze uyu mukobwa amera nk'ubaye aretse kuvugira kuri telefone gatoya. Uyu musore yahise amubwira ati umbabarire cyane kuba rwose nari nkugwiriye, ati ndagiye. Uyu mukobwa yahise amukurikiza amaso maze yibagirwa ko yari ari kuvugana na sheri we. Uyu musore yaramanutse agera hasi, wa mukobwa bageze muri aparitema yahita ahagarara mu idirishya akomeza kumwitegereza, ariko rwose ubwo uwo mwanya wose nta jambo na rimwe yari ari kubwira sheri we. Sheri we yahise amubaza ati kutavuga ni ibiki? Undi ati nta kibazo ndavuga. Ati ese amafoto nakoherereje kuri IG wayabonye? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ntabwo ndayabona. Umusore ahita amubwira ati nta kibazo, ubwo nuyabona urambwira. Rwose uyu mukobwa yari asigaye arangazwa n'uyu musore mu buryo buteye inkeke. Iminsi rero yagiye igenda, uyu mukobwa yagiye atera imbere cyane, maze biza no kugera aho adepoza kugira ngo abe umwe rwose mu bahagarariye
iyi mirimo y'ubwiza. Uyu mukobwa rero yari afite ibintu byinshi yagombaga gutegura, maze Travis aza kumureba aramubwira ati nifuzaga rwose kugufasha gutegura iyi bizinesi yawe kugira ngo igaragare neza. Uyu mukobwa aramubwira ati ariko byose narabiteguye nta kibazo. Uyu musore aramubwira ati hoya hari ibikibura, ati narebye ku mapaje yawe y'amasosho media, ati nsanga rwose hari ibintu bikibura, ati haraburaho utuntu rwose two gukosora. Uyu mukobwa aramubwira ati ariko njye nabonaga bimeze neza. Undi ahita amubwira ati reka nzane mashine yanjye ndahita nkwereka uko paje z'umuntu w'umunyamwuga ziba zimeze. Yaragiye arayizana maze afasha uyu mukobwa gukosora utuntu tumwe na tumwe twaburagaho. Uyu mukobwa yarazirebye nyuma maze aravuga ati koko ni ukuri biratandukanye, ati sinatekerezaga ko ngifite akazi kenshi ko gukora bingana bitya, ati urakoze rwose kunyitaho. Uyu musore yahise amubwira ati yego, kubera yuko iyo umuntu arebye aya mapaje yawe ahita amenya ko rwose uri umunyamwuga, ati niyo mpamvu rero nifuzaga ko utuntu twose tutameze neza twagombaga kutugira neza. Umunsi rero nyirizina warageze wo kujya guhatanira guhagararira kwita ku bwiza. Uyu mukobwa yambaye neza maze uyu musore aza kumuherekeza. Uyu mukobwa aramubwira ati ntakubeshye ndumva mfite ubwoba, ndumva rwose ntatuje mu mutima. Uyu musore ati ngo iki? Ati ariko uzi ko utiyizi, ati ni ukuri ibintu byose bakeneye warabyujuje, ati ndakubwiza ukuri uretse kugerayo ukavuga ibyo bakeneye kuvuga, ati ariko ubundi uyu mwanya rwose urawufite mu biganza, ntugire ubwoba ahubwo reka tugende. Yaramuherekeje rero bidatinze, ubwo bari bavuyeyo. Uyu musore ari kumubwira ati sinakubwiye, ati wabikoze neza cyane guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma, ati nta n'umuntu rwose ari kugukurikira, ati ibi bintu ni ibintu byawe, ni ibintu bikurimo, ntabwo ari ibintu uhatiriza. Uyu mukobwa aramubwira ati warakoze cyane kumfasha muri uru rugendo, kuko rwose uyu mwanya ni wowe utumye mubona, ni wowe wawungejejeho, warakoze cyane. Uyu musore aramubwira ati hoya ntacyo nakoze, ubuhanga bwawe nibwo butumye ubona uyu mwanya, wari ukwiye rwose. Aba bombi bahise batangira kubiserebura basangira ka kawayini uyu musore yari yarazanye, maze uyu mukobwa aramubwira ati ni ukuri ni ubwa mbere rwose umuntu ashyigikiye bingana gutya, ati ibintu byose ndi kugeraho ndi kubikesha wowe. Uyu musore areba cyane uyu mukobwa mu maso, n'uyu mukobwa akamureba, maze bakajya gusomana rwose ubona ko bimeze nk'aho bibaye. Telefone y'uyu mukobwa igahita isona, ni wa musheri we uba umuhamagaye, ahita amwitaba, maze uyu musheri we agahita amubwira ati isabukuru nziza. Uyu mukobwa agahita amubwira ati wibeshye ariko ntabwo isabukuru yagera uyu munsi ahubwo n'ejo. Uyu musore ahita amubwira ati mana yanjye akazi kambanye kenshi none bisigaye byivanga. Uyu mukobwa kandi bihita binamubabaza ukuntu sheri we aba atangiye kujya avanga ibintu byerekeranye n'isabukuru ye ataba akibyibuka neza. Ahita amubwira ati se wamenye ko natsindiye umwanya wo kuyobora abantu bita ku bwiza? Uyu musore ntabwo rwose aba abyishimiye, nta nubwo amufasha mu byishimo bye kuko ibi bintu aba atabikozwa. Ahita ahubwo amwibwirira ati nta kibazo nubwo nari nibeshye, ariko ejo nzaguha impano yawe y'isabukuru. Uyu mukobwa ahita amuca mu ijambo akamubwira ati ihangane gatoya ndaje nkuvugishe. Aba ari kwivuganira n'uyu musore Travis rero ahita amubwira ati reka ngende nkureke uvugane n'uwo muntu. Uyu mukobwa aramubwira ati hoya reka rwose tubanze twiganirire. Baraganira rero maze barangiza Travis agataha n'uyu mukobwa agasigara. Ariko ni ukuri mu by'ukuri uyu mukobwa aba amaze gukunda uyu musore cyane bitewe n'ukuntu aba amwitaho mu bintu byose kandi aba amushyigikiye mu byo akora byose, naho sheri we rwose aba ari umucantege kuri we. Bwarakeye rero yari isabukuru y'uyu mukobwa, maze yagiye kumva yumva umuntu akomanze ku rugi, arafungura ahita asanga ni Travis ari kumwe n'umuhari uri gucuranga bamuririmbira indirimbo y'isabukuru nziza. Yari afite ibipirizo byinshi mu ntoki kandi yari afite n'impano ebyiri zose yari amuzaniye. Yaramuririmbiye aramubwira ati umukobwa utagira uko asa uyu munsi yavutse, ati ni ukuri ugira isabukuru nziza. Yamuhaye izi mpano ze maze aramubwira ati ni ukuri ukomeze uryoherwe n'umunsi wawe.
yahise yigendera rero kugira ngo uyu mukobwa arebe izi mpano bari bamuhaye. Yarafunguye iya mbere maze asanga harimo agakufi katagira uko gasa, keza cyane, gafite n'amaherena yako. Byasaga neza arabibonye maze atangira kubyina ari wenyine. Afungura n'indi ya kabiri asanga nayo irimo ikanzu nziza cyane. Uyu mukobwa yarumiwe ukuntu uyu musore yari yamuhaye impano zitangaje, kandi ntabwo mu bisanzwe yari asanzwe azi umunsi mukuru we w'amavuko. Yabyumvise gusa igihe yabibwiraga sheri we kuri telefone, maze ahita abizirikana kandi rwose abyitaho. Yandikiye Travis message aramubwira ati ni ukuri uri umuhungu mwiza, ati ndetse ntabwo rwose nkigufata nk'inshuti gusa, aturenze kuri ibyo kuko uri umwihariko, urihariye kuri njyewe kandi rwose ufite umwanya munini mu buzima bwanjye, uri uw'igiciro kuri njyewe. ariko noneho ibi byose unkoreye bitumye rwose ndushaho kukwiyumvamo. Ni ukuri ndakwinginze iyo poromosiyo nguhaye ntuyipfushe ubusa. Uyu musore rero nawe rwose utari kwitesha ayo mahirwe yo kubwirwa amagambo meza n'uyu mukobwa, yahise amusaba ko ku mugoroba baza gusohokana. Uyu mukobwa yarabimwemereye maze barasohokana, bajyana ahantu barasangira. Bari banezerewe, bari baryoshye rwose, ubona ko bishimiranye. Isabukuru y'uyu mukobwa noneho yari yabaye iy'umwihariko, yari yabaye nziza kurusha izindi zose yigeze agira, kubera uyu musore wari wamuryohereje rwose ubuzima kuri uyu munsi we w'amavuko. Bamaze gusangira rero maze barataha. Bakigera kuri uyu mukobwa binjiye mu nzu, maze uyu mukobwa aramubwira ati ni ukuri wakoze gutuma umunsi wanjye w'umwihariko, ni ukuri nagize ibihe byiza. Uyu musore yaramubwira ati byose urabikwiye, ntacyo rwose wabonye utari ukwiye. ariko undi musore aramubwira ati buretse gato, kubera ko impano z'isabukuru ntabwo zirarangira. Yahise agenda azana taburo nziza yari ifunitse, maze aramubwira ati iyi ni impano rero y'umwihariko y'isabukuru yawe. Uyu mukobwa yaramubwiye ati nyifungure. Atangiye gufungura, uyu musore yaramubwiye ati hoya, humiriza ngo ufashe. Uyu mukobwa yarahumirije maze uyu musore arayifungura, arangije ayitereka neza cyane imbere y'uyu mukobwa. Uyu mukobwa yabumbuye amaso maze arebye ya taburo, yari ifoto ye yari ishushanyijeho neza. Uyu mukobwa rwose wagira ngo bamufashe bamutereka kuri iyi taburo, ntabwo ari kwemera ko ariyo bashushanyije. Uyu mukobwa yarayirebye maze arishima cyane, aravuga ati nabikubwiye, kuri iyi sabukuru yanjye rwose ni agahebuzo, ni ubwa mbere umuntu ampaye impano zimeze gutya, mbega impano nziza. Ati ni ukuri urarenze, ubu se koko ni wowe wayishushanyije? Umusore aramubwira ati yego ni njye nayishushanyije. Umukobwa ati none se ifoto yanjye warebeyeho wayikuye he? Uyu musore ahita amubwira ati ntabwo ari ngombwa rwose ko ntunga ifoto yawe kugira ngo mbashe gushushanya iyi taburo, kubera ko ngufite mu mutwe rwose, ifoto yawe ndayifite, nta hantu hamwe nigeze nyireba, ibi byose nabishushanyaga bimva mu mutwe. Uyu mukobwa yarumiwe maze ahita abwira uyu musore ati urakoze cyane kongera rwose uw'agaciro, ati uyu munsi ntabwo nzawibagirwa mu mateka. Uyu musore nawe ahita amubwira ati ni ukuri ukwiye ibyishimo. Bakivuga ibyo rero umuntu yahise akomanga, maze uyu mukobwa asohoka agiye kureba ukomanze. Arebye ku rugi ahita asanga ni sheri we wari uje. Uyu mukobwa yahise yijima maze ahita abaza uyu musore ati ko udutunguye? Uyu musore ahita amubwira ati none se ntabwo nakubwiye ko ngomba kugukorera surprise? Ati ni iyi ngiyi nyine. Ati numvaga nshaka rwose kuza ku isabukuru yawe kandi nkaza ntakubwiye nkagutungura. Ati kandi n'ubundi biragaragara ko utunguwe. Uyu musore wari wicaye mu nzu, Travis, yari yamaze kumva ijwi ry'undi musore, yahise rwose arakara nawe ahita yijima. Uyu muntu wari uje kubabihiriza ubuzima. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ngaho injira. Yinjira mu nzu ahita abwira uyu musore w'inshuti ye ati uyu rero ni Travis, ni umuturanyi wanjye, niwe nakubwiraga, ni inshuti yanjye. Uyu musheri
wa Darisia yagiye gusuhuza Travis, maze Travis amwima ukuboko, ahubwo ahita arakara, ahita ahaguruka arigendera. Uyu musore yasigaye abaza Darisia ati kubera iki uriya musore arakaye, kubera iki yahise agenda atamvugishije. Uyu mukobwa ahita aramubwira ati nanjye ntabwo nzi impamvu, birantunguye nk'uko nawe bigutunguye. Ariko aba bombi ibyo bahita babyirengagiza maze bagatangira kuganira. Ati none se urugendo rwagenze gute? Ati wabaye amahoro? Umusore ati yego nta kibazo. Buracya rero maze uyu mukobwa akajya kureba uyu musore Travis yari ari guhamagara ntamwitabe, ajya kumureba rero muri aparitema ye, maze yagerayo akabwira uyu musore ati ndakwinginze mbabarira rwose kuba ntarigeze nkubwira iby'uriya musore, numvaga ahari ntarakumenyera, ikindi kandi nari ntaramenya ko rwose njye nawe twagera kure, ariko nkubwije ukuri ubu ngubu uko bimeze rwose urukundo ngukunda ntaho ruhuriye n'urwo namukundaga, kuko waranshyigikiye, wagiye umba hafi mu bintu byose atari arimo. Ati rero naragukunze birandenga, gusa mbere siko nabitekerezaga, kuko nawe urabona ko twari tumaranye igihe gitoya cyane. Travis ahita amubwira ati nyine ubwo hari impamvu wabimpishe, ariko nanone niba wumva unkunda kurusha uko umukunda, ngaho rero mureke maze dukundane. Uyu mukobwa abitekerezaho akamubwira ati ubuse ni gute nareka umuntu tumaze imyaka myinshi dukundana, maze nkagumana nawe tumaze amezi make tumenyanye. Uyu Travis ahita amubwira ati none kumwe kutamukunda urumva kugumana ari ngombwa cyane? Ati rwose wakabaye uhitamo, wakabaye ugira amahitamo meza hagati yacu twembi. Uyu mukobwa ahita abwira uyu musore ati ibyo bintu ni ibyo gutekerezaho nitonze. Gusa bakivuga ibyo ngibyo umuntu ahita akomanga kuri aparitema ya Travis, maze akajya gufungura, ahita asanga ari wa musheri wa Darisia, maze akamubaza ati Darisia yaba arimo hano? Uyu musore agahita amubwira ati hoya ntawe urimo. Ati kuki se yakabaye ari hano? Uyu musheri wa Darisia ahita amubwira ati namubuze, kandi rwose numvaga yakabaye ari hano, sinumva ahantu yagiye. Travis nawe ati rero ntawe uhari, genda umushakira ahandi. Ubwo ariko Darisia we aba yihishe. Uyu musore rero ahita agenda, maze Darisia nawe agahita asohoka bakajya mu rugo, akajya mu rugo kwa sheri we. Sheri wa Darisia rero aba akimubona, maze agahita amubwira ati itegure tujye kureba mama wanjye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati uyu munsi se? Uyu musore akamubwira ati yego aragukumbuye kandi ntabwo tuhaherutse. Darisia ahita amubwira ati ntabwo biri bushoboke, kuko rwose ndwaye mu nda kandi hamereye nabi, ubu ahubwo icy'ingenzi ni uko nafata imiti. Uyu musheri we ahita amubwira ati nta kibazo, reka nijyane, ariko nawe urwara ubukira wiyiteho. Ahita abwira uyu mukobwa ati mperekeza nta kibazo ungeze ku gipangu. Aramuherekeza, maze bagera hasi mu kibuga. Ubwo ni ukuvuga ngo wa musore Travis aba ari kuri bariko z'inzu ye, maze akabareba umushiha ukamwica, kubera ko rwose ababona bameze nk'abakundanye. Uyu mukobwa rero asezera sheri we, maze agasubira mu nzu. Akihagera Travis nawe ahita amusangayo, akaza akamubwira ati ariko njye nkeneye ko rwose ufata icyemezo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ndagukunda cyane birenze uko wabyumva, wikuri kubishidikanyaho. Bakivuga ibyo bahita batangira gusomana, bagasomana, maze wa musheri wa Darisia agahita yinjira adakomanze, aba yagiye ariko ntagere kure, ahubwo agahita agaruka, agahita asanga bari gusomana, agahita ababwira ati nta soni. Akabwira uyu umukobwa w'inshuti ati ni wowe wanca inyuma, ukuntu nakwizeye, nari nzi ko rwose ibi bintu utabikora. Ubwo ariko ahita ahamagara uyu musore Travis, akamuhamagara irindi zina uyu mukobwa atari yarigeze abwira sheri we, maze uyu mukobwa ahita abaza sheri we ati iryo zina ninde warikubwiye? Ngiye ko nakubwiye ko yitwa Travis gusa, iryo zina rindi warimenye ute? Uyu musheri wa Darisia rero ahita atangira kumubwira uko byagenze. Ahita amubwira ati uyu musore twarabanaga muri Amerika, ati rero igihe kimwe twari turi gukina biyare, maze
ubwo inshuti yanjye twari turi kumwe ntangira kuyibwira ukuntu nkwizera bidasubirwaho, mbabwira ukuntu rwose udashobora kunca inyuma niyo byagenda bite, maze inshuti yanjye ikajya imbwira iti ntukizere umukobwa mutari kumwe kubera ko rwose ubu ushobora gusanga hari undi musore baryamanye wowe uri aha ngaha uri kuvuga ngo uramwizeye, ati kubera ko kuba waramusize wenyine rwose bimuha uburenganzira bwo kuba yakundana n'undi muntu. Ati njyewe nakomeje mbabwira ko uri mwiza cyane, abagabo bose baba bagushaka ariko nta wundi mugabo n'umwe wigeze ureba n'ijisho rihumye kuva twamenyana. Ati nkomeza kukurwanaho rwose, ati numvaga utabikora, ati maze iyo nshuti yanjye irambwira ngo nuko ninkomeze nikirigite nseke. Ati ubwo rero nibwo Trevise yahise aza, maze inshuti yanjye imubwira ukuntu ndi kuyibwira ukuntu mfite umukobwa mwiza kandi udashobora kunca inyuma utakunda undi musore niyo byagenda bite. Ati Trevise yahise avuga ati urashekeje, ati nanjye nuko byari bimeze, ati ariko rwose umukobwa yanciye inyuma aranzenguruka aranatsimbuka. Ati nawe ngo umukobwa ntabwo rwose yaguca inyuma, ati wisetsa. Ubwo uyu musheri wa Darisia ngo ahise atekereza ko Trevise we agiye kugaruka mu gihugu cyabo, maze ahita abwira Trevise ati ngaho genda ugerageze, nagukunda njye nzaguha amafaranga ndaba nanaguhaye kuri avance. Trevise yahise abwira uyu musore atumva nizere ko utazandakarira, ati kubera ko azankunda tuzanaryamana ndabizi kandi rwose ntuzandenganye ni wowe ubikoze. Ati ahubwo ndabona nzunguka kabiri, uzampa amafaranga ndetse nunguke n'urukundo rw'uyu mukobwa kuko tuzaryamana ndabizi. Uyu musheri wa Darisia yabwiye Trevise ati uretse no kuryamana nanaguha bisi yonyine uzambwira amafaranga nzayakuba inshuro 3. Aba bombi babyumvikanyeho, ariko Trevise akomeza kubwira uyu musore ati rwose ntuzandakarire ndakwinginze. Ubwo rero nuko Trevise yaje, uyu musore w'inshuti ya Darisia yamuhaye nimero za nyine inzu bakodeshaga, aramubwira ati uzamuhamagare ntabwo yakuburira inzu yegereye uyu mukobwa wanjye, maze rwose ukamuba iruhande umwegereye. Uyu mukobwa wumvaga ibyo ngibyo yari yasesemwe, agahinda kari kamwishe, yari yarize ati kumbe mwese mwari muziranye, ibi ni imipango mwapanze, ati muri abasore ba feke gusa. Areba sheri we aramubwira ati nta soni koko ni wowe wagiye kurindira kumbetingira kugira ngo undi mugabo aze mu buzima bwanjye. Wa musheri we nawe atamubwira ati nta soni ubwo ugiye kubingerekaho, ugiye kuvuga se ko ari njye munyamakosa, wowe nta soni narakwizeye none waryamanye n'undi musore, ubwo urumva nta soni biguteye. Uyu musheri wa Darisia ahita yivumbura maze agahita asohoka akavuga ati nimugumane n'ubundi muraberanye, ukuntu mwirirwaga muryamana mwarakundanye, ati nimwe muberanye n'ubundi mwese muri birara kimwe muri ibipuberi. Aba yarakaye agahita asohoka. Wa musore rero Trevise we aguma aho ngaho akabwira uyu mukobwa ati ndakwinginze mbabarira, yego rwose nibyo niko byagenze, uyu musheri wawe yakunyoherejeho ntakuzi, ariko nukuri nkikumenya naragukunze ngukunda by'ukuri, wowe utekereza ko ibintu byose nagukoreye nabikoze kubera urukundo. Ikindi kandi nta gihe cyiza na kimwe twigeze tumarana kitabayeho kubera urukundo, njye naragukunze byimazeyo nubwo bari bakunceteye rwose bananyishyuye, ariko nukuri siko byakomeje kugenda kuko naguhaye urukundo rwa nyarwo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati genda wandyarya we, mwese muri ababeshyi, nta n'umwe nakwizera muri mwebwe, nta n'uwo nkeneye kubona. Uyu musore ahita asohoka, wa mukobwa nawe aguma aho maze agahinda kakamwica, akajya yirirwa arira akarara arira. Wa musore Trevise nawe aragenda agategerereza uyu mukobwa imbere y'umuryango atekereza ko hari azasohoka, ariko uyu mukobwa Darisia ntiyongera gusohoka mu nzu, aragenda akamaramo iminsi atanyeganyega yicaye mu ntebe. Uyu musore nawe aba yirirwa imbere y'umuryango akaharara yarabuze uyu mukobwa. Sinzi ukuntu uyu mukobwa asohoka agiye kumena ibishingwe, maze uyu musore agahita amusangayo akamubwira ati ndakwinginze mbabarira n'ukuri njyewe ndagukunda bya nyabyo. Uyu mukobwa aramubwira ati ntunyegere kandi ntunkoreho, ntabwo rwose ngukeneye sinyine kukureba, ahubwo ikindi nagira ngo nkubwire ni uko rwose ubu ngiye kwimuka kuko sinakomeza kuba ahantu nzajya mpuza amaso nawe, ntabwo nabasha kujya nkureba kubera ko wankoreye nabi, reka njye ahantu kure mwese mbibagirwe. Uyu musore aramubwira ati ariko nukuri wakabaye umbabarira kuko ngukunda urukundo rwa nyarwo. Uyu mukobwa aramwihorera kuko nta kintu na kimwe aba akeneye kuvugana n'uyu musore.
Clarisse rero abona rwose uyu mukobwa atagikeneye kumwumva maze agafata icyemezo cyo kuba ari we rwose wigendera agasubira muri Canada aho yabaga. Arabyuka rero agapakinga ibintu bye byose maze agafata ibaga aba ari kumanuka rero esikariye agahita ahura n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa aramubaza ati none se ugiye he? Uyu musore ahita amubwira ati rwose ndagiye nsubiye muri Canada kubera ko ni ukuri ndabona udakeneye kunyumva ariko hari ibintu nshaka kukubwira mbere y'uko ngenda. Ndagira ngo nkubwire ko nagukunze urukundo rwa nyarwo, nta wundi mukobwa n'umwe nigeze nkunda mu buzima nk'uko nagukunze, ntuzigere ubyibagirwa ibyo bintu. Aba rero afite amadosiye mu ntoki maze agahita ayahereza uyu mukobwa akamubwira ati ariko kubera ko wari ufite indoto zo gushinga salo, hari ahantu ngewe nari narakodesheje nagombaga kujya nerekanira ibishushanyo byanjye, ndahaguhaye uzagende uhakoremo salo y'ubwiza maze rwose ugere ku nzozi zawe nk'uko wahoze uzifuza, naho ngewe nsubiye hariya, gusa ntuzigere wibagirwa ko hari umuntu wagukunze urukundo rwa nyarwo. Uyu mukobwa areba uyu musore mu maso maze uyu musore agahita amubwira ati urabeho rwose, reka nde gutuma wimuka ahubwo reka mbare ngenda kuko n'ubundi ninjye nakwivangiye mu buzima. Uyu musore ahindukira agiye kugenda maze uyu mukobwa agahita amufata akaboko ati hoya wigenda, ntabwo nakurekura ngo ugende gutyo gusa, ati kubera ko ndagukunda nanjye nagukunze urukundo rwa nyarwo, ndagukunda ku buryo ntakwemera kugutakaza, ntaho rero wajya, guma hano ndagukeneye iruhande rwanjye, ni ukuri ni wowe nifuza ubuzima bwanjye bwose, wigenda. Bakivuga ibyo rero wa musore wakundanaga na Darisia nawe abaje maze agahita aza akabwira Darisia ati mbabarira ndabyumva ko rwose nakoze ikosa, ati naraguhemukiye ariko nanone ndashaka ko dusubirana nubwo wanciye inyuma ukajya uryamana n'uyu muhungu w'imbobo rwose udafite umumaro, ati ariko ibyo byose nzabyirengagiza. Ubwo Darisia aba afite iseseme rwose, aba ari kumureba yamusuzuguye agahita amubwira ati umva ikosa wararikoze kandi byararangiye, ubwo rero genda rwose ubyirengere, njyewe sinkigukunda kuko sinanakunda umuhungu ungurisha ku bandi basore. Ahita Darisia ahindukira maze akareba Clarisse akahita abwira uyu musore bakundanaga ati uwo nahisemo ni uyu nguyu kandi ndashaka ko amba iruhande iminsi y'ubuzima bwacu yose. Ahita agenda akegera Clarisse maze akamusomagura bagasomana, uyu musore areba maze akababara koko agahinda kakamwica. Aba bombi bahita bizamukira bagasubira mu nzu, wa musore agakomeza ahamagara Darisia ati Darisia garuka, ati Darisia garuka. Darisia agahita amubwira ati amahitamo yanjye ni aya kandi turi kumwe. Aba bombi rero barongera bagera hejuru mu nzu bakongera bagahoberana nanone maze bagasomana. Uyu mukobwa akabwira uyu musore ati ndakwishimiye cyane kandi rwose ibi byose byabaye ndabyibagiwe, ahari yenda niho Imana yabicishije kugira ngo mbone umuntu unkunda bya nyabyo. Uyu musore nawe ahita amubwira ati nanjye niko mbitekereza kubera ko rwose ninjiye mu buzima bwawe bitunguranye ariko ni ukuri naragukunze bigera kure. Inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyisoreje, abayikurikiye mwese ndabashimiye kandi rwose ntimukibagirwe gukora subscribe, like, share na comment kuko ni inkunga ikomeye kuri njyewe. Ndabakunda rero nk'ibisanzwe.